sinagira ikintu mbonamo buriya bukere bwari bukeye 10,000 bose ko byashize kwa kabiri ndapfumura nzana moteri y'imodoka nayo irashize uyu munsi ndibahe ukene bungeza ahantu ariko nukwi ndibahera abantu bose b'ibisambo tuziranye barakize ndibahe hana we ariko uyu munsi mfite umugambi umunsi ahantu ndibwira niba tamfata ndabacyucura hana we ariko ndabiba ni hahandi Arosheri Bestes cyane ari ngukumbuye ari bazigeraga kugisha mu babantu ese neza bwose ndaho bwose kuba nkumbuye neza bwose bivuze wangutse ngiye guhera kuraya kanze nibe kari akagabo kanze sha ndahera kuraya nubwo ari make ariko ntaribe kanze ndakiba ariko ndakiba kampihishe neza ntambo ndakiba kanyihishe da phone sha ndayiba reka kazi kanze nyi ako ndayiba ntaribe ndayiba nta muntu uri kundebara kigize ntabwo kambona kanze ako nta n'umuntu uri kumbaza oya ndayiba ariko ndayiba ukene maranye iminsi oya mbwa kuyiba byange yego bose muri tumeze neza kera bwose aje kugisura dore n'umwe yaramaze iminsi arwaye ngomba kuza bwose tukadusura ukareba ko tumeze yewe turebe ukuntu sawa nabi niba uzaza kudusura ubura bwose urayogera nko mu byo kuwa mbere uzaba wahageze sawa nari bayi ndayibye sha ndajya kwiformatisha nita nanayizima nta muntu wankurikiye ntawe ariko kamwemo n'abatiri oya ndayibye oya ariko mbona ndayiformatisha ukuntu kari keza mundeke mvuge kuri Yesu wampaye agakiza mundeke mvuge kubitangaza yagiye akora mundeke mvuge ko nta numwe wabula ishimwe mundeke mvuge kuri Yesu wahumuye impumyi mundeke mvuge Yesu niwe ukwiye kuyobola mundeke mvuge Yesu niwe wazuye Lazaro Bebe, Karam. muze hano mbabwire. Dore ubu ngubu rero ngiye mu kazi. Mucunga urugo dore murabona ibintu by'ibisambo byarateye. Kuko mukoze ikosa hano gatoya. Twasanga batwimuye. Nta kintu na kimwe twasigarana. Mwe mube maso. Kandi ntimusige urugo. Sawa ngaho. Kere murebe urugo neza. mundeke mvuge Yesu niwe wazuye Lazaro mundeke mvuge kuwa Yesu watsinze urwo rupfu mundeke mvuge Soni Imana ko papa yagiye mwaze tukajya kwikira umupira ku muhanda
se ko yakubwiye ngo dusigare ku rugo urumva twaturugo umuntu aguma hano mu gipangu mana ako wa mugani tugenda twiruhuta ahubwo kwa satani habileka kujayo mundeke mvuge sema mwanza gukina umupira tukabeka tugakina umukino wo gushyushya ari bireka dukora amakipe dukina gushyushya mbona ngambye ntabwo ari uguswata nta kibazo twangire gihe ndite ari man ngiye nanabivuye mureka dukina combe twaze tukakina sinabya mundeke mvuge ko dukwiye kugira ukuri mundeke mvuge ko umukene ajya ava mu mukire mundeke mvuge ko Uwiteka ajya ahoza amarira mundeke mvuge kakuvana mu itaka kakoza bari banyishe mana yanjye urakuze kumunyishije bano bantu uko bari banyishe cyane n'umuntu nawe nzongera kubikira ngiye kutambireka mbireke ukuntu bagize bari banyishe umugore gwa gukabyananiye akanigendere nyine Siko twataye urugo siko twataye urugo mundeke mvuge ko dukwiye kugira ukuri mundeke mvuge ko umukene ajya ava mu mukire mundeke mvuge ko Uwiteka ajya ahoza amarira mundeke mvuge turamukubise yendaga kukwica ahe baba we ya tapendi ngo ndayibagiwe natega nte ntayo nazanye no muri fone ntayo irimo kasubire mu rugo ase umunaniro wo kugenda ngaruka Apo ni ibyana gusa biriyo kanze njye kubibeshya baba we bapeti vipi we muze bite sha sawa muze ibintu byabaye se indege ibigonganye na hoho ora murayizi kandi mwabintu uzi ibaze ngo hamenetse ibiki mwarimo hari urabona ukuntu nabaye ni ibiki byangize gutyo ni ibivungu uzamandaza ahari oya uzamandaza ahari urya amandazi wowe urayarya sha jeje we nta manda niko murahazi se ni imodoka hari aho hano hari umuhanda se n'umuhazi imodoka uzamandaza ari urya amandazi se muze mugende ikibazo se ntidusanga nayandi amandazi ariyo n'umuvu wayo hari aho gasama tudasanga bayamaze we ese wagutaza ndaje biragisha ko byababaye mere ku gitoki
mbega injiji twanamira oya izi ndazimba kambe nzisiza uriya mu nzu nini haba harimo ibintu byinshi uriho mbanza njye nta wundi muntu urimo ko ntabwo Yesu umucunguzi nari mubi ndetse cyane kuko nari mfite ibizinga by'ibyaha ku mubiri wanjye wose maze umwambiye muri kujya gusiza umuntu mu rugo utubwira ngo hari epfo ngo hari imodoka ngo hari indege yagonganye n'ikamyo ngo hari ibivungu ngo hari amandazi n'amandazi hako mwarasaze ababwiye ngo baratwiba babigira ibiki mumusize se mu rugo bamusize uvuga icyo ngicyo ari igisambo mwana baratubwiye ngo ntabwo ari igisambo tubwiye ngo ari igisambo baratubwiye ngo cyisize ibintu cyo cyisize aba bana ni ibigoryi ubwo umuntu mumusize mu rugo ngewe igiti kigo gideye nabo nabibabwiye barabyanga kanje kure itari gutuma mbona umugambi ujya mu ijuru ku Mana data njyewe nawe dushimire Yesu n'umucunguzi njyewe nawe dushimire Yesu n'umucunguzi itari gutuma mbona umugambi ujya mu ijuru ku Mana data njyewe nawe dushimire Yesu n'umucunguzi njyewe nawe dushimire Yesu n'umucunguzi bari baranyibye barandangije barancucuye no mu nzu bamaraho ibintu kuri ino nshuro ndakwifatiye nanjye umujinya mfite ibyo banyibye byose ndabikuryoza
Yeah.